Ibihe byiza abakunzi ba Iwacu TV, wowe wakanze subscribe nawe turakanda subscribe cyo kandi subscribe kandi wakaye subscribe uri mu agaciro cyane hano kuri Iwacu TV. Ndagira ngo mu karere ka Nyanza rwose bavuga yuko ishyano rimeze nkaho ryacitse umurizo, aho umugabo rwose yafashe umugore w'ikizungerezi. Ndagira ngo muko mukunda hano kuri screen zanyu, yafashe rwose umugore w'ikizungerezi amusambaniriza mu biro. Uyu ni meya w'akarere ka Nyanza. Ese ano makuru nawe waba wayabonye? Se niyori sinjye kandi kumwe n'umunyamakuru bitaniye wari rwose tugiye gusesengura ino nkuru tuyive imuzi n'imuzingo, tureba ati se byari bikwiye ko meya rwose cyangwa birakwiye yuko meya afata inda yakayinjiza mu biro ndetse mu birango by'igihugu. Ibyo ngibi birakwiye koko? Ni ukuvuga ngo niyori ino nkuru we wayakiriye gute? Ino nkuru wayibonye gute? Iyi nkuru uko nayibonye nanjye iyi nkuru yanunguye mu buryo butandukanye pe. Njye ntabwo nari nzi yuko umuntu w'umugabo byongeye w'umuyobozi yagakwiye kuba yajya kuryamana n'inshoreke. Ibi bintu rwose birakaze pe. Ibi bintu rwose bigeze ku rundi rwego, ugasanga umuntu w'umugabo afite umugore n'abana ariko yigiriye mu ndaya. Noneho bitari ibyo ngibyo pe, urakabikora urakajya mu nda, ariko nujya no mu ndaya muri izo ndaya zawe umenye uko ugenda ndetse nuko witwara. Uzi kujya mu ndaya ugasanga umuntu agiye mu ndaya, nawe ujye unyumvira urimo kumva, ugasanga umuntu agiye mu ndaya, ibyo ngibyo birarangije, ya nshoreke ayikuye hahandi yariri ayizanye mu biro. Noneho mu biro ngiyi ndaya twakita indaya kuko si umugore w'umuntu ufata umufata umwanya agasamba n'undi mugabo utari uwe, nta kindi twamwita indaya. Iyi ndaya amafoto agiye acicikana ku mbuga nkoranyambaga nuko yari iri kumwe n'uno meya w'akarere, nako yari yicaye mu intebe nkuru bro. njyewe ikintu cyanunguye ni ukuntu ngo bari bari mu biro. Oya, dore ikintu cyanunguye kurusha ibindi byose, ibaza intebe wavuga ko ari intebe ya cyami. Nako abagabo rwose wayanga abagabo bageze ku gitsina babaye nk'ibicucu kabisa, baba bapromotse. abafashe umwanzuro wo kuvuga ati ngiyewe ndafata intebe nahawe n'akarere, nahawe n'amategeko n'ubuyobozi, nahawe n'igihugu kugira ngo njye mu bibazo by'abaturage njye nyifate nyifotoreremo indaya inshoreke. Ibintu bigeze kuri noneho ureketse n'ibyo ngibyo, uno mugabo yaragiye abeshya umugore wiwe ati ngiyewe uriya mugore ngo sinzi ngo uwo yari yungirije, ngo ni umujyanama ngo wa guverineri ngo ariko nubwo kwimana ibi bintu uno mugabo leta nitamukurije unyumvira, yagiye abeshya umugore ngo ni umujyanama wa guverineri ngo y'akarere pe. ngaho ngo yamwitwarikaho cyane kuko ngo arebye nayo ngo byamuviramo no gufunga. no kuba bamwirukana ku kazi ngo bajye garagaza ngo ikinyabupfuranga imbere ngo yibengana mwubahe. Dore ko yanga ibi ngibi rero bijye kumenyekana, ejo bundi ngo mu cyunamo barimo kwibuka ku inshuro 31 ngo meya bamuteguriye intebe nziza. Nyuma yo kumutegura intebe nziza ngo ntabwo yicayeho umugore wiwe. Uraboze meya hano hose aba VIP, abagomba kuba ari kumwe hano hose aba VIP. ngo bagiye kubona abayobozi bose babona ngo uyu ngo meya ngo w'akarere ka Nyanza gafashe ino nshoreke. aba yicaje muri ya ntebe ari kwicaramo umugore. ngo umugore ngaragenda ngo yicara mu baturage ngo ahandi urabona hari ukuntu baka ibisharagati. Bamara kubaka ibisharagati bagafata umugore bagafata abaturage aho bajya naho meya bari bakasakara. Nubwo ubwo meya babwiye umugore ati wowe ugiye mu baturage kuko uriya mugore wungirije guverineri niwe turi kumwe iriya ntebe yicaramo umugore wanjye, ndahera ko azayicareho. nuko ngo nuko ngo abazi uno mukobwa ngo ari indaya ngo warango za Nyanza hose babwiye umugati se uko utagiye kwicara impande y'umugabo wawe. Umugore atereka reka ngo mugambushe kwivanga mu kazi ngo ndeke ngo yarango naye kwicara ngo uriya mugore ngo yugije guverineri ngahicare bari bahicara. ngaho ujye unyumvira ukuntu ibintu byahindutse. N'uyu mugore arababaje pe. Ntabwo ababaje ahubwo uno mugabo meya naye ngo bahise bamweguza ako kanya. Yareguye ubu ngubu yareguye nta kazi afite. Meya ni umushomeri kandi baravuga ko arimo no mu maboko ariko ibaze kuyira ngo uno ari posite n'abakobwa bagira izo guhena ugahenura. Yarifasha hena mu ntebe y'ubuyobozi. Ibyo reka tubireke ibintu by'intebe imbere y'ikirangantego, imbere y'idarapo ry'igihugu. Umuntu ayemerewe gufata, hari ukuntu umukobwa ahenura no gashakoshi. Birabera koko birakwiye? Ntabwo bikwiye. nuko nyuma nk'ibyo ngibyo bidahagije, ya mafoto yifotoreje ahandi
muri izo ntebe z'ibyubahiro ngo bataye ngo kuri stati ngo yiwe ngo ya Facebook ngo kuri WhatsApp ngo barapostinze ngo ninjye washatse ngo abandi bacumbikiye abagabo ngo I love you ngo baby ngo meya ngo for umunyango ngo wa Nyanza da. Reka mumbwize ukuri mwa bagabo mwe mwirinde izo ninde zanyu muzizirike mwirinde rwose musambane mushizemo ubwenge aho ubundi mudashamo ubwenge mufite ibibazo bikomeye cyane kababayeho we kandi subscribe tuyikurikirana amakuru menshi cyane hano kuri Iriwacu TV.